Haleluya. Turabaramukije mu izina rya Yesu. Ah, Noheli nziza n'umwaka mushya muhire. Turabifuriza Noheli nziza, gutangira Noheli nziza. Turabifuriza umwaka mushya kuhambuka. Tugeze ku musozo w'uyu mwaka. Turashimira Imana rero yabanye natwe kuva uyu mwaka watangira, muri kumwe n'umukozi w'Imana Evangeliste Bikorimana. Urubuto rw'umugisha TV. Imana baduhera umugisha abantu badukurikirana, abantu baduha like, abantu bakora komanteri, abantu baduha views, abantu badufollowing. Imana baduhera umugisha. Twumva bari mu gihugu cy'u Rwanda turabaramukije. Bari hanze y'u Rwanda ku isi yose turabaramukije, bari mu migabane y'Amerika, bari hirya muri Afurika, hirya no hino ku isi. Abagore n'abagabo Imana baduhera umugisha, abasore n'abakobwa badukurikirana Imana baduhera umugisha, abana batoya Imana baduhera umugisha badukurikirana, mwese inshuti zacu zakadashoboka Imana baduhera umugisha. Turabibona ko mwamudukurikirana rero, kanda kuri screen dukurikirane. Ikiganiro cyacu kimaraho icyumweru, imbaraga zibohora, zakubohora iminyururu, niko imbaraga zibohora zivuga, niko ijambo ry'Imana rivuga. Tugiye kuganira rero amagambo y'Imana, amagambo y'Imana niyo tugiye kuganira. Kuba duteze amatwi amasaha n'umugisha, nawe uri bufungura ikiganiro kirakomeza kiramaraho icyumweru. Imana baduhera umugisha, kandi telefone yacu ni 0782441666. No kuri WhatsApp twandikire, turagusubiza. Ukeneye gusengerwa, shyiraho ibyifuzo byawe tugusengere, uhamagare tuganire. Imana baduhera umugisha. Shyigikira ikiganiro rero, Imana baduhera umugisha. Haleluya. Imana yabwiye Aburahamu, iramubwira ngo ningenga bigukingira, iramubwira ngo nzaguha umugisha. Aburahamu aravuga ati uzampa umugisha ko ngenda ndi incike, wavukiye wangerezera umunyamamasiko ko ari uzazungura ibyanjye, uwo mugisha uzampa n'uwuhe? Imana isubiza Aburahamu iramubwira ngo yewe Aburahamu we, aramurebe ku ijuru, urubyaro rwawe ruzangana na ziriya nyenyeri, kandi urebe no ku nyanja, urubyaro rwawe ruzangana n'umusenyi wo ku nyanja. Ndagira ngo nkubwire ko wo kwiheba, wo guheranwa n'agahinda, uko yari kera niko ikiri, uko yakoraga imirimo itangaza Imana yacu niko ikiri, uko yahinduraga amateka, wa mubyeyi yaguhindura amateka. Nibyo uranzwe, uri ahantu mu ruzitiro, ariko ndagira ngo nkubwire ko urwo ruzitiro nta wundi ugira ukuraho. Imana yacu niyo ikuraho uruzitiro. Haleluya. Kristo niwe ujya ukuraho uruzitiro wari urimo. Ushobora kuba uri mu ruzitiro rw'uburwayi, Yesu abukuraho. Ushobora kuba uri mu ruzitiro rw'ubugumba, Yesu abukuraho. Ushobora kuba uri mu ruzitiro rw'ubukode, Yesu ajya akuraho ubukode agatanga amazu. Haleluya. Ushobora kuba ucuruza ugahomba, ariko ndagira ngo nkubwire y'Imana yinjiye iwawe itanga umugisha. Aburahamu Imana imwimura muri Uriya Bakarudaya, yamugejeje mu gihugu cy'amasezerano, aho yari yamusezeranyije ngo batangira kubana, ndetse yari yajyanye n'umuhungu wabo Loti. Ngo bageze muri kiriya gihugu, ngo imikumbi yabo irororoka, ngo ariko abashumba batangira kujya bajya impaka. Imana isanga Aburahamu iramubwira ati ubwire umuhungu wanyu Loti ko najya iburyo nanjye uzajya ibumoso, kandi najya ibumoso uzajya iburyo. Ariko ngo Loti yitegereza ikibaya cy'i Sodoma na Gomora, abona ngo ni ikibaya cyeze, niko biri tubwira. Ngo amaze kubona ari ikibaya cyeze, abona ni ikibaya cyiza, aravuga ati inka zanjye ntabwo zizajya ziterera. Haleluya. Zizajya zirisha hafi y'amazi. Ngo yerekeze i Sodoma na Gomora. Aburahamu aguma ku musozi. Ndagira ngo nkubwire ngo ugume ku musozi wo gusenga. Tayazo beni voya siri. Ndagira ngo nkubwire ngo ugume ku musozi wo gusenga. Mwene data mushiki wanjye, ugume ku musozi wo gusenga. Aburahamu asengera kuri uwo musozi, ngo arasenga. Imana yongera kumugarukaho, iramubwira ngo nzaguha umugisha, kuko hari imaze kumutandukanya n'ibyatuma atabona umugisha. Ndagira ngo nkubwire ngo witandukanye n'ibintu byatuma utabona umugisha. Hari abantu musengana bigatuma utabona umugisha, kubera yuko mva amasezerano yawe akajya kuzirika, akajya kuboha,
w'imana, niwihuze n'amavuta y'umukozi w'imana, niwihuze n'amavuta y'umuhanuzi profete, urebe igitangaza ukorerwa. Haleluya. Ihuze n'amavuta y'umuhanuzi, ihuze n'umukozi w'imana, numara kuwihuza nawe utanga ibyifuzo, tugusengere ibitangaza bibe. Wa mukobwa we bakubwiye ko utazashaka, ndagira ngo nkubwire byavuzwe n'abana b'abantu, ariko isanda gutangariza yuko Imana ije gukora ubwo bukwe, Imana ije kukubohora iyo minyururu. Haleluya. Barakubwiye ngo ntibishoboka, urebye mu miryango y'iwanyu wa musore we usanga ntibishoboka koko, usanga ntawe ujya ukuramo amakwe, ahubwo n'ugize ngo arongoye ni ukwishingira. Ariko ndagira ngo nkubwire, yo Uwiteka guciyeho iminyururu y'Imana, ikubohoye iminyururu, ukora ubukwe abantu ugakora ubukwe babireba, bakavuga ati Imana hari ikintu ukoze. Hari umugabo ndimo kumva, aleluya, ndimo senga Imana, numvise ijwi rimbwira ngo hari umuntu w'umudamu wumva yata urugo, kandi na nyina niko byamugendekeye, igihe cyageze ata urugo. ariko umva uko Imana ivugana nawe. Imana iravugana nawe ngo humura, ntabwo uzasenya nk'uko nyoko yasenye. Imana ije kubaka urwo rugo. Humura mwene data, mushiki wanjye, nubwo unyumva uri kure ufite amarira menshi wumva bidashoboka, ariko umva uko Uwiteka avuze muri iyi saha. Aravuze ngo aje guhindura imigambi y'abana b'abantu, ibyo abana b'abantu bakoze ku buzima bwawe Imana ibitesha agaciro. Imana ije gukora igitangaza ku buzima bwawe, kandi dore Imana iravugana nawe ko bagiye kuzakugarukira utazabagarukira. Haleluya. Imana ibaduhera umugisha. Rero twari mu magambo ari mu itangira avuga ngo ndinga bigukingira. Ndagira ngo nkubwire iri jambo wumve ko hari Imana igiye kugukingira, igiye kukubera ingabo igukingira. Hari ibyakwirukaga Imana ije kwirukana, hari ibintu Imana irambiwe ku buzima bwawe, hari agasuzuguro irambiwe. Uwiteka nyine ingabo rero aje guhindura amateka. Imana itugiriye neza, Imana ibaha umugisha, Imana ibambika imbaraga, Imana inesha ibyabaneshaga, Imana iburanye ibyababuranyaga. Haleluya. Reka dusenga Imana. Imana nyakubaha, Imana ikomeye, Imana igira neza, Imana irebera icyarimwe ku isi, Imana iz'abami n'ibikomangoma, Imana iz'aboroheje n'abakomeye, Imana iz'abarwayi n'abashonji, Imana iz'abambaye ubusa, Imana iz'abarengana ukabarenganura, Imana ikuraho iminyururu, iminyururu y'uburwayi, iminyururu y'ubugumba uyikureho, iminyururu y'ubushomeri, iminyururu y'ubukene, iminyururu y'ibihombo. Ucagagura imigozi ya Satani mu izina rya Yesu, kureho imbaraga z'umwijima, kandi mu izina rya Yesu ugabanya umubare w'abarimbuka, wongera umubare w'abakizwa. Dusengeye abantu bose ngo bahe umugisha, ubagire neza. Haleluya. Urakoze, urakarama, ni mu izina rya Yesu mbyambaje, nizeye kubikora. Amen. yafunga isize ari ibikeri gukora.